Assalamu alaikum my people, ni MC The Soft Dancer aka The Hottest Teach Papa official selector Badman once again, but if you understanding what I'm saying, you know what Liz man. Yeah. Yo brother, nkomeje kubifuriza amahoro y'Imana mu byo mukora byose. Imana ibampera imigisha. Mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byanjye, mukabiha like, mukabiha ama comment, aden mukanyereka yuko munshigikiye muri game ndimo. So mumfata ukuboko, burya bajya bavuga ngo akaboko ukoresheje usunika umuntu sometime iyo ageze yajya nawe niko agufata agukura cyangwa se akuzamura. Already ni nk'ibisanzwe twe dukata imihanda, ni MC The Soft muramuzi. So nabazi muri iki kiganiro iby'uyu munsi byo ntibisanzwe. Urumva iby'uyu munsi byo ntibisanzwe. Ubu mbona hano na vibe nyinshi cyane kandi ziri hejuru. Mfite umutumirwa. Mwe muri kureba ino video uko byagenda kose, comment ntago iri buze kubura. Okay, twagiye mbere yuko dutangira ibiganiro byacu. Nge nabijije ko ngomba kubatama abana bakeye, bameze neza, bagaragara ijisho ku buryo buri wese umubonye avuga ati cyaze Soft uyu munsi wakoze umuti niki. So reka dutangire ikiganiro cyacu. Bimeze bite umukobwa wa papa? Umeze neza. Umeze neza Cyane. Okay. Wakwibwira aba audience, twe ubu hano turi public fresh sibyo? Wakwibwira audience uyu mukobwa turi kuvugana ni mushyashya, ntago bamuzi, sinzi niba hari n'umuntu wigeze kumubona ande, ariko nyine byabaye ko nkuzana kuko Soft hano hanze ntago yoroshye. I'm the bad man. Bimeze biteze? Fresh. Umeze neza Cyane. Amazina witwa? Uwase Yvette. Witwa Uwase Yvette? Yeah. Yvette. Premier. Ko numva narangaye. Twatangiye ikiganiro ariko nge nakomeje kurangara fresh, sinzi n'ibyo ndimo tu. Oya ntago wabingora. Nge ndumva narangaye, ndumva ntari hano. Oya nta mpamvu. Narangaye, gira ikintu mbwira. Sowe nta mpamvu yo kurangara. Kandi narangajwe n'ubwiza ufite. Wankunze se? Yaba ari no kugukunda gusa ahubwo wana n'insazi wadaye. Ntago byoroshye cyane. Yvette umeze neza se? Umeze neza cyane wowe. Nanjye ni good, ni so fresh sana, ariko ngiye ndi muri interview nkunda kubaza akantu muzagakurikirana mu video yanjye yabanje. Iyo ndi kumwe n'umukobwa mbona ari mwiza, ari fresh, bimeze neza cyane, ari afite vibe ziri hejuru fresh, urumva nkunda kumubaza akantu ngo ni check and recheck. Ubu wabinsubiriraho? So check and recheck. Check and recheck. Yvette gerageza wongera ijwi kuko bakeneye kukumva fresh, sibyo? Vibinga fresh nyine yana ku buryo urakubona bavuga ati cyasi uyu mwana noneho ntibisanzwe. Nagusi kuvuga cyane? Ndagerageza. Ntago uragerageza? So none Yvette kadukomeze sibyo? Ubwiza ufite, uri mwiza. By the way, reka nje mbivugira ngaho imbere ya kamera. Uri mwiza pe. Ntuzabyumva handi ngo uzumve bavuze ngo iki n'iki ngo byageze. Uri mwiza man. Thank you. Ubwiza ufite wabo hakangaye kwijana? Yesu Kristo. 15 kwijana. 45 isize he? Wisigiye ndi? Okay. 45 kwijana basi. 45. Ushobora kumbwira undi mukobwa wakwemera ko ari mwiza ku buryo 55 isigaye wayimuha? Mu gihugu? Mu gihugu hose, mu bakobwa baba barabashije kubona ku mafoto ariko okay n'amasura yabo. Iyo 55 isigaye kuri 45 kujya byuzuje 100%. Hari umukobwa wundi wayiha? Nayimuha. Ni nkande? Naomi. Miss Naomi. Miss Naomi. Asubira Miss Naomi ararenzera? Ngiye ndamufana ariko mbona arenze. In the comment muzatubwira wagwane fresh Miss Naomi wagwane bimeze bite? Babona Naomi arenze. Naomi ararenze? Ashobora kuba arenze kuri ariko yagera kuri njye nkabona nta byadanje. Kuri njye nibyo navugaga. Kuri wowe? Yeah. Bro, guys, reka mbabwire uyu mukobwa ndi kumwe na hano muri kamera ni mwiza, she so beautiful kabisa. Ntago ngiye mbibeshye, ngira ngo murabibona kuri kamera uyu munsi ntibisanzwe. Wageragezwa kuramo rinete tukareba ibyo ari byo. Okay. Watagware you know. Niki mubona hano? Ngira ikintu bari kureba kakanya tuvugana. Bari kumbona nyine fese yose. Umuntu wahuye nawe bwa mbere ni ikihe kintu yakubwiye ko ari cyiza kuri wowe icyo kintu?
kuva mbaye yose kuva ubaye kuva mvutse kuva uvutse ko nta muntu urabimbwira nta muntu urakubwira ngo akubwire ikintu cyiza kuri wowe nta n'urakubwira ko uri mwiza papa wanjye yambwiye ko ndi mwiza papa wawe yakubwiye ko uri mwiza Yego. yarabi ntabwo byoroshye kabisa. Okay Ivete, umeze neza se? Meze neza. Urakiga se? Oya. Wasoje kwiga? Yego. Ubu ukora iki? Ndi umucuruzi. Uri umucuruzi? Uri ni self employment niko tubyita, urikorera cyangwa ufite boss cyangwa ufite mabuje? Oya, ndikorera. Urikora ku giti cyawe? Ibintu siko numva birenze. Kubona umukobwa mwiza nkawe ufite business wigenga ubwe ku giti cyawe sibyo? Wikorera ku giti cyawe mane. Ntabwo biba byoroshye hano hanze. Ntabwo biba byoroshye ariko birashoboka. Birashoboka? Yeah. Ifite reka dukomeze ikiganiro cyanjye. None ngewe duhuye hano turi mu mugero rw'amagana fresh sibyo? Abatipe benshi bakunda kumbaza ngo kubera iki ngo muri challenge cyangwa se mu biganiro nkunda gukora urumva? Nkunda kuzanamo abakobwa cyane kurusha abahungu. Ubundi umuntu agukundira icyo amumenyereje. Turi kumwe? So ngewe niba narigeze guhostinga umuhungu wenda video twakoranye n'uwo muhungu mu cyumweru kagira views 5. Na posting umukobwa ugasanga mu cyumweru ifite views 500 n'urugero urumva? Nge nta kuntu byari kumbuza gukomeza gukorana n'ababibi kuko nibo bakunda host zanjye, nibo bakunda so navuga ngo nibo bakunda boro nkora niki aho si fresh. So none uyu munsi video nakoze uyu munsi yo nuruca abana. Video nazanye uyu munsi yo ndi kumwe nawe iwana iri hejuru cyane. Ivete, ikibazo cyanjye kiragira kiti urimo neza nkubaza? Nge ndi umubyeyi nshobora kuba nahangayikishwa n'umwana nabyaye n'umwana wanjye ko yaba arwaye cyangwa se afite ikindi kibazo. Wowe ko wikorera uko byagenda kose ushobora kuba kwikodeshereza ukibana mbese wakwitunga birashoboka. Sibyo ko nyine ubu ngubu ababyeyi baracyagufiteho uburenganzira. Already we ni cyo kintu gishobora kuguhangayikisha muri ubuzima urimo? Ikintu cyamangayikisha? Ikintu cyamangayikisha keretse nabuze amafaranga y'inzu. Wabuze amafaranga y'inzu? Nicyo cyakubabaza? Ikintu cyamangayikisha cyangwa okay, ikintu cyamangayikisha kurenza ibindi nabuze umubyeyi. Nabuze ibyago nyine. Wagize ibyago nkabura nk'umubyeyi. Icyo ni ikintu gishobora kuguhangayikisha muri ubuzima urimo? Yego. Ufite umugabo se? Ntabwo mfite. Ubu ngubu uko bwiza ufite ubu turi kumwana muri kamera ntabwo ushobora kugira ikibazo kuvuga ati ngiye nshobora guhangayikishwa nuko wenda ntarabona umuhungu neza ambwira ko azanshira mu mago. Ngeze nakubwiye ko ndi single. Ntabwo mfite umugabo ariko ntabwo ndi single. Ntabwo ufite haryo bwo kuba uri single yashatse kuvuga? Na boyfriend? Mfite boyfriend. Boyfriend arahari? Nizere ko icyizere ari cyose. Cyane. Umeze neza se? Cyane. Cyazi wadaye. Uyu munsi byanshimije kongera guhura nawe mane, byari byadanje, byari by'agaciro kandi nakubwira ngo mu kiganiro kigufi dukoranye sibyo? Ngewe audience banjye ndabizi ko bazabimbwira neza fresh kuno byari bihagaze. Ndifuza kongera guhura nawe muri next host. Already? Yeah, I'm ready. Uzaba uhari? Of course. Okay, thank you so much. We are out.